muragira imana mwabagira amana mwe nizere ko mumeze neza kandi mukomeye nge ubatashye cyane nitwa icumu ry'ubucunzi rizira gucuka abacuzi bacuze umuheto wanjye suwavo n'ubukombe na uramvuye imwurire mu nyana z'inyambo aho muherereye mwese rero mbatuye intango kandi nyibahayemo ikaze kugira ngo muze rwose mwinjire muri iyi ntango muba abana mu rugo tuvune umukenke twiyongeze undi kuko iyi ni intango y'ishusho kandi ni intango kandi ni intangamuganzanyo kugira ngo uyu muco wacu na rimwe na rizima utazigera uta injishi munyemerere rero rwose mbabwire ko iyi ntango y'uyu munsi nayitumiyemo mu kirundi n'abasingi turasimba hewe urasimba wewe hatari kweli cyangwa Pascal ntasimba cyanyene ntasimba ntabura umusimbi basha aha ubwo rero twongeye kubaha ikaze mu ntango ni muhira ni mu rugo ni intango muhoramo kandi yamaze kubahama ukurira akaduhama ariko ntibishobora gutuma mudatangira nk'uko nanjye natangiye mubibwire yego arakoze cyane kutwakira nyende rwema rwemeza abahizi nkaba rwego rwiza rumari rungu ndi rwema rw'abadatinya igihangange cyane rimpakana amakenga abanzi bati ni ingabo y'urwego amazina ni Ryan Intore nkabenda kumirwa mu gitaramo murakoze kutwakira mu ntango ni impamo y'Imana ubwo namwe murakoze ahubwo kwitaba intango reka twakire na Rutagengwa nanjye nduwo nguwo ndi Rutagengwa nanjye nkaba rutegukira gutabara intore zataranye aba ndi kumwe n'inshuti yanjye hano tugiye gusimba musimbye mugenzi ni umugabo utabariye intore zatangiye guharirwa rwa hamwe kandi ngo avoma urugina mu magara y'umubisha ni icyago rwose ubwo aho ngaho rero urubase ntiruba rwabaye ubwo rero abanyarwanda mumenye ko ubwo kabaye intore zamaze kugera muri iki gitaramo reka rero nzisabe rwose zidushakire nk'imirishyo ibiri myiza nishaka ibe ikomatanyije umutagara wose ikore ku ishakwe ku bihumurizo ku numvu n'inyahura kaduhere mu mutimbo ku mugani w'abakaraza kugira ngo tubabature rwose n'abagisinzira bamenye ko intango yageze ubwo nimugera mu ntore muhere mu mutaha cyane narose nambukuruzi rw'akanyarumu ngongani Rwanda numvikinsimbiza nshiguka nsimbuka nihobe Rwanda rutunze nka Rwanda rw'imfura ntawakwibagirwa mbawuroga Pascal nawe abagerereyo batagira ngo inshuti ye ntibakorana nyangezi bushiru hakurya y'umwanya nyangezi yakira mutara dore mutara wayuhi yicariye intebe dore yegamiye ingoma n'ingabo ye yera cyane
ndagatema ndagaruka ndagatema akatazatega urungano nyangezi nyangezi yakira 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 mutara dore mutara wa yuhi yicariye intebe dore nimukomeze none muraduhera muri Nyangezi wowe ntacyo reka tujye mu birimba noneho ubwo bahaguruke dutarame cyane ubundi agati gaturika kandi gashibuke mama ya Mungu ubundi rugemanga bugeme intambara kuri igembe ntatani icyenga rutikanga yego
rugema ngabo ugeme ntambara kuri rugema cyane rutikanga kamera ngabo y'isonga wenda ruserukana amakuza rwangu bitse intwari ya kigera ntirwasira ntambara rwa mugenga icumu batanagirisha utanagishe nyiri umuheto aho rero nguraho Rwanda yacu uraho Rwanda nziza uraho urwatubyaye uraho urwagasabo ngurwo amata bateza adatemba ngurwo amata meza abone metoza duce buganza no kuri muhazi twigabiro tugana Akagera umwana ujya iwabo ntabari mwiza urya iyo abazi mbese ntabagitashye duce buganza no kuri muhazi aze twigabiro tugana Akagera uraho Rwanda yacu uraho Rwanda nziza uraho urwatubyaye uraho urwagasabo aho rero ubuse uruba ntirwari rwabaye yewe basikarite nabanza njyane muri Ngarambe nanjye nibyo mbone ngira icyo mvuga urashaka iki Ngarambe ubwo arashaka iki ndamwibuka cyangwa tujyane muri imwe muzuriye mu bugabo aramuzi cyane aramuyoboye wese kubita imfubyi ariko rero uyu mugore we ndabona yaranamugize mwiza wenda Imana imbariye gukora ku mugore wawe wundi Imana ikore hari umusaza bita Nkurunziza yego ye ko yagiye i Bugande akaririmba Igitebwe agira indirimbo nziza rwose indirimbo ye nkunda cyane iyo yagize ati nagiye rushyushye urugamba nsiga mama rushyushye mama wambyaye mutera agahinda siga ababyeyi ntabishaka data wambyaye ngo nteze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba imyaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye ibihe bimaze amatsiko nyamara se ngo azangeza sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka asabye Imana irakumva wagize cyane mu mutima
kugira ngo nzazunyakire nk'uko wari warabimenyereje wankumbuje utw'umunezero kuko wanyibagije ibibi wankumbuje utw'umunezero kuko wanyibagije ibibi sinagutaye n'ibyabana na rimwe nakwibagiwe mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nyiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tumwita ushaka biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tumwita ushaka biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tumwita ushaka. ubwo rero noneho nizere ko nta na kimwe cyera cyirabura muri bunshinje kuko iyi ngamba uko nyibinjijemo ni ukuri kose birasa n'u Rwanda. Mwamwumvise rero impaka n'amakenga, mwamwumvise na Rutagengwa uko rero batarama nguko uko abanyarwanda bamye nguko twabaye. Ibi byaha byo gutarama niba koko ari n'ibyaha ngewe nzarinda apfa nticuje oya bizanyice wa muriro banavuga ubwo noneho nditeguye kugenda nemye impamo nasokoje umugara nahanaguye inkindi n'ingabo nyitwaye mu gifungo. Hanyuma rero mu kiganiro intango cyo kuri uyu munsi mwabyumvise ko turi butarame koko dukomeze tugende tugere kuri izo ndirimbo nziza z'imiranzi nziza zitagira uko zisa, ariko ntidutarama gusa tugira gutya tukanaganira. Mu gitaramo ntabwo bizihirwaga gusa ahubwo bageraga gutya bagaterura n'ingingo bakayishyira aho ngaho bakayiganira bakayijyaho impaka zubaka cyangwa bakayunguranaho ibitekerezo. Uyu munsi rero turagaruka ku mikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga. Mikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga ndetse n'iyo mikoreshereze mibi icyo yangiza ku muco muri rusange. Ibyo rero ndabishingira ku mpaka za ngo turwane zimaze iminsi zicaracara hanze aha ngaha. Bamwe bati ngo ni showbiz wenda ubwo tugerageje kubishyira mu kinyarwanda ni ubushabitsi bushingiye ku buhanzi, ni ubushabitsi mvabuhanzi, reka abe ari uko tubivuga, cyangwa bushingiye ku buhanzi. Hanze aha ngaha rero impaka ziba zose ziratera, ariko ntabwo ari ibya vuba n'ubu, ni iby'imyaka ishize. Bati yewe mube hafi mfite akavidewo k'impaka n'amakenga, ati hari akavidewo mfite k'uwibambe, ati mwitegure ndakabaha. Imbuga nkoranyambaga abantu bagahererekanya ibyaha n'ibya hariya. Ejo n'ejo bundi si icyo gusa, hari za egisi izo ngizo, ubwo cyangwa hari icyahoze cyitwa Twitter, umuyobozi akajyaho agatanga imbwirwaruhame ye, hanyuma mu kanya umwana wenda wise ngo uzagende kuri moto, wenda n'urugero ni n'inshuti yanjye uzagende kuri moto we, nuko ari urugero ruhanze rwa hafi kugira ngo Prince nanamusuhuze, cyangwa ngo ruvuzananga, cyangwa ngo ibindi bizina utamenya, ukabona nyakubahwa runaka baramwubahutse ku mbuga nkoranyambaga. Ejo rero ngo DJ runaka ngo yarikoroje, ejo umuhanzi runaka harya yitwa Ponda harabona abonye bajya bamwita ngo Pondeze. Urumva ko nabyo n'imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga. Ibyo rero tugiye kubiganiraho nk'urubyiruko,
turebe ese iyo mikoreshereze mibi y'izo mbuga nkoranyambaga yangiza iki ku muco, yangiza iki ku rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Reka mpere kuri wowe. Yego. Urakoze cyane. Mbere na mbere icyo twe tubanza kwemeranyaho ni uko haba imikoreshereze y'izo mbuga nkoranyambaga ntabwo twebwe mu muco wacu ntibirimo, ni ibyo twakuye hanze, ni ibitirano. Yego. Uko twabikoresheje, iyo tubikoresha tugendeye ku ndangagaciro z'umuco wacu, iby'umuco twemerera tukabikoresha muri ubwo buryo, zari kudufasha zikanatwubaka, zikatwubakira, hari n'abazihahiraho. Yego. Ariko bitewe n'uko nibyo twatiriye hanze ntabwo bifite inkomoko inaha, nanone no muri uko kubikoresha tubikoresha ariko tugendeye ku babikoresheje badutanze kubikoresha. Nk'ubu ndatanga urugero, umuntu utanga inyigisho wenda runaka, wenda tuvuge z'iyobokamana kuri izi mbuga nkoranyambaga, ntabwo views agira cyangwa se uko ibikorwa bye babikurikirana si kimwe njye mbyita ubujajwe. Uwazikoresheje nabi. Ibi byose ariko bikava kuki? Ntabwo bifite inkomoko mu Rwanda, na za ndangagaciro z'umuco wacu zakuwemo, zigijweyo, dukoresha nyine, twabaye abanyamahanga kuri byo. Niho hantu usanga nyine ari uwo mwana yubahuka umuyobozi, ngo ni uko ari ku rubuga runaka, ariko nyamara mu ndangagaciro z'umuco wacu ntabwo ibyo bintu birimo. Ibyo rero birakurura iki? Birakurura ko biva noneho no ku mbuga nkoranyambaga bikaza mu buzima busanzwe. Ubu ngubu ngira ngo ubu ntabwo hasigaye hazaho n'ibirego by'abantu bubahutse inzego z'umutekano, kandi mbere ntibyabagaho rwose. Wahuraga n'umupolisi cyangwa umusirikare ukareba gutya, ariko ubu hari abafatiraho amafoto akagenda agafata ifoto imbere ya traffic police, ukabese ibi ngibi ni ibiki. Ariko kubazabaza ibintu by'ubusa. Yego. Ngo tubwire ngo isi ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo nizo ngaruka turi guhana z'ubu ngubu. Kumvira ntibikibaho, byatangiye ku mbuga nkoranyambaga tubyita gutebya no gusetsa, ariko bari kubishyira noneho mu buzima busanzwe. Icyo bizicara rero ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo akazi kazapfa, kubera ko usanga kuri ubu ngubu umuntu uramuha akazi yitwa ngo yarize yaraminuje, ariko nujya kureba mu musaruro yatanze ni mukeya, kubera ko umwanya munini yawumaze muri ibyo ngibyo. Yicaye muri ofisi mu biro bye, ariko ari kuri TikTok ari kureba, cyangwa se ari no gukora ibyo uploading. Si bibi, ariko nanone biri gutwara umwanya twakabaye dukoresha mu gukora. Yego, ngiye ku ruhande rwanjye numva twakabaye tumenya uko tubijyanisha n'ibyo dukora, ariko nanone tukabishyiramo indangagaciro z'umuco wacu. Hanyuma rero arakoze cyane Ryan kutugaragariza uko noneho biri kugenda bifata indi ntera, uko biri kugenda bigira ingaruka. Hanyuma rero Rutagengwa, iyi mikoreshereze ibi byacitse, ibi bintu ngiye mbara ko bitahozeho. Urumva, ubundi ngewe mu Rwanda nta na rimwe nigeze mbona umugabo n'undi mugabo bari ku karubanda, umwe avuga ngo mfite ngo amafoto ngo ya naka, ngo mfite ngo ibyo yavuze ngo kuri naka, ngo mfite ngo ibi n'ibi n'ibi. Ibyo twari tubimenyereye kera kuri bashiki bacu, ariko nabo ibyo bari barabirenze. Urumva, ariko noneho byaragarutse. Hanyuma rero Rutage, urabona ibi nibikomeza gutya bizagarukira he? Ese birangiza iki ku Rwanda rw'ejo hazaza? Urakoze. Ubundi icya mbere navuga nk'uko Ryan yabikomojeho, hari umuco turanga, hari umuco w'Abanyarwanda. Ubundi umuco w'Abanyarwanda, ubundi turiyubaha kandi tukaniyemera. Ariko urumva iyo haje izi mbuga nkoranyambaga ni nziza, ariko twe turazikoresha mu buryo butari bwo. Icyo zakoze zatwangije mu mutwe. Urumva ko
ibiganiro ko niyo ukurikiye ibiganiro biriho nta kubona ikiganiro cyubaka nk'uko Ryan yabivuze. Nujya kwigisha iyobokamana umuntu ntawe akajya kwigisha ubusambanyi, uba uzabona izo views bavuga, ikiganiro kizarebwa cyane n'icy'ubwo busambanyi. Rero ukibaza ngo bikomeje gutyo urumva ntaho tugana. Uwo muco karande yacu iraducika tuyireba kandi ari twe tubigizemo uruhare. Rero navuga nti imbuga nkoranyambaga zikoreshwe icyo zakabaye zikora, ahubwo aho kugira ngo zice umuco noneho, ahubwo wa muco wacu turanga bwa bwiza bw'igihugu noneho tuwerekane wenda binyuze kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ariko tuvuga ngo tugiye aho tugana aho bikomeje gutya urumva ntaho tugana, nta cyerekezo ntacyo. Hanyuma ni ubuhe buryo rero Ryan ubona nk'igitekerezo cyawe imbuga nkoranyambaga bijyanirana n'umuco nyarwanda? Ni ubuhe buryo ubona imbuga nkoranyambaga zagakoreshejwe mu Rwanda ku buryo ki bitabangamira umuco nyarwanda ariko kandi bitanabangamira n'ubwisanzure bwa buri muntu? Murakoze. Ngira ngo wenda hari n'icyo Pascal yari yibagiweho gato mbaye nsubiyeho inyuma kuho bigana kugira ngo wenda nze no kugaruka ku mwanzuro. Muri iyi minsi hari ibintu biri byacitse by'amashusho y'urukozasoni. Ibyo rero byatewe n'iki? Byatewe na ba bandi ndabishyira hanze, mfite amavideo yawe uri gukora ibi n'ibi, noneho bigeraho ni kwa kundi bavuga ngo ukubita akabwa ukakamara ubwoba. Bikagira ngo noneho igihe wahereye bimbwira bishyire hanze. Bivuga ngo nibikomeza uku bizageraho gushyira hanze amashusho y'urukozasoni ku muntu runaka bibe ibintu bisanzwe, bibe wumve ngo na runaka se babishyize hanze kugira ngo yararatinze kubera iki nta ngamba zabifatiwe. Ariko muri iyi minsi ngira ngo wenda kubakurikirana amakuru RIB hari zimwe mu ngamba igenda ifata, ariko numva takabaye RIB gusa ahubwo izifata, ahubwo ni muri rusange ni igihugu cyose, n'umuryango nyarwanda, n'umuryango nyarwanda, ni minisiteri, ni igihugu cyose tugahuriza hamwe amaboko tugasenya iki kintu, kuko ntago ari ikintu cyiza. Urareba ari uwo bashyize hanze ayo mavideo ye agira ipfunwe, hari n'uwo bishobora kuviramo kwiyahura kubera gukorwa n'isoni rwa ntise umuntu iwacu niba bimenya se runaka nabimenya ndabigira gute nzaca hehe. Urumva utararenga mu muco nyarwanda ubundi umwari, reka mbere wenda kuri cyangwa n'umuntu rusange, ariko noneho reka ngaruke ku mwari nyirizina. Umwari w'umunyarwandakazi yabaga ari umuntu ikiri ubwambure bwe umva gihishwa kure, kikabikwa ahatava izuba ahatagwa imvura. None rero tekereza nk'umwana w'umukobwa ugize gutya, usanze igihugu cyose gifite ubwambure bwawe kuri telefone yabo, barabuhererekanya nk'abahererekanya ibyayi cyangwa ibyo. Rero nicyo nashaka kugaruka ku ngaruka z'ibyo bintu biri gukorwa mu buryo bwo mu mutwe, mu bijyanye no mu mutwe, bita byangiza icyo bita, sinzi ukuntu twabishyira mu kinyarwanda, self confidence, kwiyizera. Sibyo? Icyizere umuntu yari yigiriraga gihita kimanuka kikajya ku rwego rwa hehe, rwo hasi, kubera kuvuga ngo bose barabizi, aho ngeze hose bose barabibonye. Ubona yewe n'ufite na telefone ntoya ubona bizi, uzi ko ushaka no kugenda nyabugogo uvuga ati yawe nuri arabizi pe, kandi nyamara nakuzi. Ibyo rero icyo byica ni ibyo nyine, bikura n'izo ndwara zitandukanye zo mu mutwe. Ariko se rero ibyo byose wenda birabaye, Ryan bakora iki koko? Icyo cyambere twakabaye dukora ni ugushyiraho noneho amategeko, kuko aho bigeze aha byamaze kurenga, njye navuga ko byarenze haniro. Yego, udakubise inkoni ngo ukebure uwo ubikoze ntago wazumva, undi azavuga ati
isha yarenze kuko amashashi kuriya yabikoze se bamutwaye iki nanjye reka mbikore ariko niba kugeza ubu uri kubikora ugakurikiranywaho ibyaha runaka n'undi uri inyuma watekerezaga kubikora aragira amakenga se asubira inyuma. Ingamba numva zafatwa ni ugushyiraho amategeko yego atabuza abazikoresha kuzikoresha ariko bakazikoresha bafite umurongo ntarengwa. Yego numva aricyo cyabigarura, ariko nanone buri kigo cy'igihugu minisiteri runaka nacyo kigashyira ingamba noneho mu gushira wenda tutange nk'urugero minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi n'ubumwe bashyira imbaraga noneho mu gushishikariza urubyiruko barugarure ku muco. Ngira ngo kugeza ubu ngubu ibitaramo by'umuco nyarwanda bisigaye byitabirwa cyane. Yego byatangiye byitabirwa, umuhanzi nyarwanda agakora igitaramo muri arena abantu bakajyayo ari benshi. Aho rero hakabaye ari urubuga rwiza rwo kwibukiriza y'urubyiruko indangagaciro. Ntibibe gutarama gusa, ni nk'uko intango tudataramye gusa ahubwo tunyuzamo noneho tuganiramo. Yego ntibibe uko gutarama gusa ngo abanyarwanda bajye kumva runaka yabataramiye batahira ibyo. Izo minisiteri bagira urubuga rwiza rwo kongera gukebura urubyiruko kuko ibitaramo n'ubundi akenshi byitabirwa n'urubyiruko. Yego numva ari izo ngamba. Ubwo rero nanjye nunga mu cya Ryan cyo ntekereza tutaragera ku cyo Rutagengwa atekereza nk'umuti. Nibaza ko minisiteri yaba y'ubumwe n'uburere mboneragihugu yaba y'urubyiruko zaba yewe n'inzego zose z'umutekano cyane cyane nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kongeraho na polisi y'u Rwanda bicare hamwe, ni igitekerezo cyanjye, bashyireho ingamba zihamye, bashyireho amategeko ndetse n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda. Bavuge bati niba Rutagengwa hari ifoto ashyize ku rubuga rwe runaka, niba umusanze muri komenti hahandi basangiriza ibitekerezo ukamutuka ukamukorera icyaha, habe hari umutwe wihariye mu rwego rw'ubugenzacyaha cyangwa muri Minubumwe cyangwa muri ushinzwe gusuzuma ibyo byaha byose bikorera. Ndabizi ko bigira uwo mutwe wenda w'ibyaha bikorerwa ngo kuri mbuga nkoranyambaga, ariko ubu noneho mu Rwanda byafashe indi ntego, babishyirireho umujyo urumva, ariko kandi bakorane na za Minubumwe n'abandi bihuzwe nyine n'indangagaciro z'abanyarwanda. Birababaje cyane aho ubona abantu mu bihumbi 2024 munyemerere mbivuge, imyaka 30 irashize jenoside ibaye, ariko ukabona umuntu asubiye ku mbuga nkoranyambaga gutuka mugenzi we ku bintu bishingiye ku moko. Ibyo ni ibintu bidashobora kugendana n'aho u Rwanda rugeze, bidashobora gutuma urubyiruko cyangwa n'ababyiruka hari icyo bazageraho. Icyo rero nsaba izo nzego zose zavuzwe haruguru zihurire hamwe, zikora inama nyunguranabitekerezo, zishyireho amabwiriza kandi zinakorane n'ibi bigo bifite izi mbuga nkoranyambaga, Facebook, iki byose, hanyuma bishyirwe kuko haje ubwenge bw'ubukorano. Umuntu ututse undi Facebook ihita ibimenya, imuhane, imuripotinge nk'uko ubona baripotinga video. Facebook ijya ihita iripotinga kuri za RIB n'ahandi hose, nibwo bizatu. Kandi n'umuntu ukoze icyo cyaha, ukoze ayo makosa, bamuhane bihanukiriye mu rwego rwo kugira ngo hatazagira n'undi muntu ugerageza. Uzi ko umuntu yabonye abona ngenge mbirebera nko kuri za YouTube, ugasanga umuhanzi yakoze nk'ikiganiro gutya kuri televiziyo, munsi muri bya bitekerezo baramutuka. Uzi ko hari abahanzi ngenzi b'inshuti zanjye ubu batapfa gusubira gukora ikiganiro kuri televiziyo runaka, ugasanga umuntu yanditse munsi ngo bega ibizuru muri comment ngo yewe ngo wamuhanzi ngo uririmba neza ngo ariko usa nabi. Hohoterwa. Hanyuma Rutagiye, wowe umuti w'ibi bintu urawufata nk'uwuhe? twagiye muri za minisiteri, ingamba zigomba gufatwa, ariko noneho njye navuga ni tugaruke mu muryango. Mu muryango
ku babyeyi hari wenda bitewe na generasiyo, hari ukuntu ababyeyi bahaye rugari abana bikorera ibyo bashatse, kandi iyi si y'ikoranabuhanga ni isi igoye cyane kurereramo igihe witwaye nabi, kuko nareba ibintu bibi n'ubundi wa mwana azakura areba bya bintu bibi, kandi ibyo ari byo byose harimo ibyo azakoresha nawe. Rero ababyeyi nabo bagomba kumenya, bagafata umwanya ku bana, bakamenya ese umwana arareba iki, arakora iki, arareba iki, ni ibiki agomba kureba, ni ibiki atagomba kureba. Rero umuryango nyarwanda nurera neza, bagasubira ku nshingano zo kurera, icyo nacyo ubwo bazafasha leta, bizorohereza igihugu cyane, kandi n'umwana nawe yakure za ndangagaciro. Umunyarwanda nyamunyarwanda hari ibyo atemerewe. Iki kirazira, dufite za kirazira mu muco nyarwanda, iki kirazira, ibi ngibi, iyi nzira niyo, iyi si yo. Rero umwana n'ibijya mu muryango n'ibihera mu muryango, ababyeyi bagaha umwanya abana, bakabereka inzira yo kunyuramo n'inzira idakwiye kunyurwamo. Icyo nacyo ndumva kizaba umuti, na leta muri rusange ibe yoroherejwe. Ndumva rwose mpamya ntashidikanya ko nibura ibitekerezo by'ibanze dutangiye muri iki kiganiro bifite kinini byafasha, bitari n'izo nzego se, n'abo bana nyine baba badukurikiye, n'abandi babyeyi, kongera gusubira ku isoko. Ibi bintu by'amateleviziyo n'amatelefone dufata tugaha abana, ugasanga umwana mutoya w'imyaka 3 yirirwa muri telefone ubuzima bwe bwose, yirirwa ngo areba ngo kuri YouTube. Ese numara kugenda ko ari kwiga kwandika, noneho aho ikoranabuhanga rinageze, si ngombwa ubu kwandika, kuko izi nkoranyambaga dukoresha zirumva. Urayibwira ukabwira ati mwaramutse neza, wanyeretse filime y'urukozasoni, ako kanya yita yumva icyo uyibwiye ikabikora. Ubwo rero abanyarwanda muri rusange n'inzego za leta, nizere ko tutataga inyuma ya Huye. Umwana ararira, umwanya wo kumuhoza bamuha ngo enda telefone, ngo burebe utuntu. Bibaho cyane. Ariko nanone uretse n'inzego za leta n'ababyeyi bongere bikebuke barebe se inshingano zabo barazuzuza uko bikwiye, se arataha ntago ahitira nawe muri izo mbuga nkoranyambaga. Nawe erega niho babikura. Kuko umwana nta handi yabibona atasohoka mu nzu. Umwana se yabikura ko yibonaho nyine. Ndagira ngo munyemerere rwose dushyira akadomo kuri iyi ngingo, ubundi nongere mbasabe twitaramire noneho kugeza munaniwe. Yewe aho hacu wambaye pe. Shenge mama wihoreze nyabusa wishirira agahindana. Mama data mama shenge mama wihoreze nyabusa wishirira agahinda. Ndagukunda naburyarya, yemera yuko ngukunda pe, n'umutima wanjye nturambirwa, njyewe nzapfa nkwikundira. Mama data mama shenge mama kabawe, ngwino
gatembera amadakika kazunguruka ni ku mutima ugutekereza watera intambwe intege zikagwa mama data mama sheshe mama we ukabaho we ngwino nkwihoreze nyusa wishirira agahinda humura humeka kandi humura nshuti yanjye kandi humura nshuti nkunda ngaho rero mama nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe n'inshuti nzajya inama nande yegira amata gira impundu kandi gira inka gira abana gira imana n'u Rwanda ngaho rero mama nzajya inama nande noneho nzajya inama nziza n'abavandimwe inshuti nzajya inama nande iyo manzi we manzi nawe ntukababare manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare nguru u Rwanda n'u rwacu ko turi batatu maze uwa kane naza kuturogoya aramenye ko tuzamuvira indimwe manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare iyo manzi we manzi nawe ntukababare manzi we iyo manzi we manzi nawe ntukababare dushengurukanye isheja abashingwagere hariya Arusha baraturirimba dushengurukanye isheja abashingwagere twese abatarutinya urabyumva kinire ndumva bavuza impundu namwe bakumurinde kumurinde w'intwari uhumura rugari rugari rwa Gasabo dushengurukanye isheja abashingwagere hariya Arusha baraturirimba dushengurukanye isheja abashingwagere twese abatarutinya bitangiye amahoro none turayatsindiye nimuze tuyacyure hano iwacu i Rwanda dushengurukanye isheja abashingwagere hariya Arusha baraturirimba dushengurukanye isheja abashingwagere twese abatarutinya ati dushengurukanye isheja rero kandi nk'abashingwangerero ati twese abatarutinya hewe hatari kweli nimerere abantu bose bari mu Burundi b'abataramyi bose turi intango ariko hari club himbaza harimo abatimbo b'igitangaza cyane abatimbo bose b'imurambya abataramyi bose bo mu bwiza bose hari n'abitwayaga amahoro amahoro si bo baririmbye muri buki turirimbo twa kera nka twa rudipe
Rudi Praise Pascal arayizi mengekera Rudi pe nisomera gatatu niyongeza kabiri bijyanye n'intango basozaga bavuga ngo mu nda hari kaziye bijyanye n'intango mu nda urumva hari harimo ikintu cyo gusoma rwose hari umugabo rwose waririmbaga ufite uturineti uvuga uti rwose ruba rwabaye mbere rero yuko turi hafi kugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbongera indirimbo ebyiri ubundi shyira akadomo kuri iyi ntango ndabahura urukundo hasi karubwo nabo bafite uko ari bubigeze ariko wa mugani ni uru rukundo noneho tugasoza uru rukundo nguhaye uzarundagirire uru rukundo nkugabiye uzarundagirire uzarwuhire rutoye aho gususumira rususuruke narwimye benshi ngutegereza nakuze mukundwa aka gaseke ngutuye uzagapfundure ibanga naguhishiyemo rizagushimishe nzakugabira inyambo kuko umutima naguhaye wese yasine mwiza ingana inyenyeri zo kw'ijuru nzakugabira inyambo kuko umutima narawuhaye wese yasine mwiza ingana inyenyeri zo umutambarungu ruhanga rutatse uruhani kuwanziga aho wiriwe nawe ugira irungu ugira abana agira amata namurabutswe kabiri agenda umwiza uhori wawo ukuruhimbi ahatatse ibyatsi hajishwe ibisabo nakuboneye akazina mwitacu nawe cunda amata we nakuboneye akazina mwitacu nawe cunda amata we ngumucanira nyambo mubera mu wanciye intege ariho uwo nakunze uhonda imivugo uhongwamariza gusa nakiruta urukundo ishyaka bakuri muwanyoye inka nakuboneye akazina umwitacu nawe
amata indirimbo nziza cyane munyemerere igihe ntabwo cyadukundiye ariko mbashimire cyane ko mwitabye impuruza y'intango